Abavandimwe inshuti zacu mukomeje gukurikirana inyigisho kuri urubuga rwacu Mwiza Christian TV, inyigisho zijyanye no kubaka umuryango uhesha Imana icyubahiro, umuryango mwiza. Reka nongere mbashimire ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu mwanya muri kumwe nanone na Pastori Augustin Ngirukwayo. Imana yahishuriye ndetse akaniyemeza kujya atanga ibi biganiro mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo ahari abo byageraho bishobore kubafasha ndetse bibe byafasha igihugu cyacu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Reka dushime Imana muri aka kanya ko Imana yabanye natwe ikaturinda, ko Imana ikomeje kuduha inyigisho, ko Imana ikomeje kuduhishurira, kandi nshimire abamaze iminsi bakurikirana ibiganiro byacu ndetse bakibikomeza, n'abararikira gukomeza kubisangiza abandi ndetse no gukora ku buryo ibiganiro byacu byajya bibageraho kenshi. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku kiganiro kivuga ngo guhitamo uwo muzabana. Guhitamo uwo muzabana ntabwo ari ibintu byoroshye. Nkunda kuganira n'abasore n'inkumi mbabwira nti ntabwo byoroshye gushaka umuntu cyangwa gushakana n'umuntu mugiye kubana imyaka yose. Birashoboka ko biba bigoye, ariko nanone birashoboka ko ari ibintu byoroshye tubigizemo ubwenge. Reka dukomeze kuri iri somo, hanyuma turebe inyigisho irimo, hanyuma dusaba n'Umwuka Wera kugira ngo atwigishe. Pima icyo ureba cyose, witegereze amajyambere yose y'ingeso z'uwo ugambiriye gufatanywa nawe mu bugingo bwawe. Iyi ntambwe ugiye gutera ni imwe yo mu zikomeye cyane mu bugingo bwawe, kandi ntikwiriye guteranwa ubwira. Naho wakunda, ntugakunde utabanje gutekereza. Suzuma witonze, urebe yuko numara gushyingirwa uzagira umunezero cyangwa se uzamererwa nabi ukaba umutindi. Wibaze ibibazo bimwe uti mbese uku gufatanywa kuzamfasha ngere mu ijuru? Kuzanyongerera urukundo nkunda Imana? Kandi kuzagwiza umurimo wanjye ngira umumaro muri ubu bugingo? Niba utekereje ibyo ugasanga bitazagusubiza inyuma, noneho hasigaye wakomeza umugambi wawe, kandi nabyo ukabikora wubashye Imana. Guhitamo umufasha, guhitamo uwo muzabana iteka, bikwiriye kuba ukuzana imibereho myiza y'umubiri no kuzana imibereho myiza y'ubwenge ndetse n'iby'umwuka ku babyeyi no ku bana babo. Kukazabashisha ababyeyi n'abana guhesha umugisha bagenzi babo no kubaha umuremyi wabo. Umusore nashake wo kumuhagarara iruhande, ubashije kumufasha imitwaro yo mu bugingo, ufite kureshya kuzamwongerera ubupfura n'ubutungane, kandi uzamunezeresha urukundo rwe. Umwari nawe akwiriye kwemera mugenzi we bazabana iteka, ufite ingeso zitunganye za kigabo, akaba umugabo w'umunyamwete, kandi akaba umuntu wiringirwa, ukunda Imana ndetse akanayubaha. Mu gitabo cya Bibiliya muri Zaburi ya 45 umurongo w'10 hari amagambo atwigisha, aravuga ngo umva mukobwa, ngo utekereze, utege amatwi, kandi wibagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Mu Migani 15
Migani 5:18 kugera 19 hari andi magambo atubwira ngo isoko yawe hirwe kandi wishimire umugore wo mu busore bwawe, nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza, amabere ye ahora akunezeza kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Mu Migani 17:17 naho amagambo atubwira ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Mu birebana no kubaka umuryango hakenewe abantu babiri basobanukiwe neza ko bombi hari icyo umwe atakwishoboza kikaba gishobora kuzuzwa na mugenzi we, akabikora nk'ukorera urugingo rwe bwite. Ujye ukunda kuganira n'abanyabwenge, ariko ujye ushakira ishema mu gutinya Imana. Nk'uko umukene ahoza ibitekerezo ku bukene bwe, niko n'umwibone ahoza ijisho ku cyiza yaramukanye. Uwima ababyeyi be n'iyo aguhaye abacitswe. Nk'uko ikime kirinda imyaka yo mu cyi, niko n'ijambo ryiza ryose riherekeje impano uhawe ririnda umutima wawe. Ikiganiro cy'umunyabwenge kiraruhura, naho iyo umupfapfa agize icyo avuga, imitima y'abamwumva yakura umutwaro wenda aterurwa. Urugo ruhire rugizwe n'umugabo n'umugore bumvikana n'abavandimwe, bafite ubucuti mu baturanyi n'umubano mwiza wabo bombi. Umugabo n'umugore ni uruzitiro rurinda ubutunzi bwabo. Iyo umwe arangaye ibyabo bipfa ubusa. Burya inshuti yawe ni uwo mugokana, ni uwo muruhana, ni uwo mufatanya imibabaro, kandi waterwa akakurengera, wananirwa akakuruhura. Uwo ni we rugingo rwawe. Uwo usaba inama akayiguha aruta uwifuza gutegeka yabibura akivumbura. Ushakira abandi ibyiza aruta ukunda abamuzaniye gusa. Ukunda n'abamwanga aruta uwifuza gukundwa nta cyiza yakoreye abandi. Umwete wo kugorora no kurema imico myiza ituma umuntu amererwa neza niwo murimo ukomeye isi yose ihanze amaso, n'Imana ikaba iwushaka. Imico myiza kandi ifite amahame asobanutse neza kandi y'ukuri. Izo ngeso zikaba zishingiye ku rukundo, zishingiye ku butabera, ndetse zishingiye ku bugiraneza no kuba inyangamugayo. Iyo ukunze umuntu ntabwo ubigaragarisha kumusetsa gusa, ahubwo umwereka ibigomba kumufasha ngo ashobore gukora ibimutera gukundwa. Ukamwigisha umwitayeho ngo ashobore guhinduka ingirakamaro, akajya agaragaza ibyishimo no kwikomeza nubwo yaba ari mu bihe bibi, akaba umuntu wiringirwa kandi nawe akajya yiringira abandi. Umuntu ukunda abandi atyo iyo ageze imbere y'abakuru n'abato yirinda gusuzugura, ahubwo arabubaha akanabaha agaciro, akabaha inama zisobanutse kandi zifite imbaraga yo kumvisha, imbaraga yo kuboneza, yo kubatera akanyabugabo no kubasubiza mu nzira yo gutungana. Umuntu nk'uwo ntagira uwo akerensa, ntategekesha igitugu, guhinyura no kuzinukwa abandi ntibishoboka kumubonekaho. Bitewe nuko abasobanukiwe amahirwe akomoka ku gusohoza inshingano kwa buri munsi, bene uwo yemeza mugenzi we abikuye ku mutima ibimureba, akamubuza guhunga inshingano yo kubana n'abandi, akamubuza kwigira nabi akoresheje kwiyoberanya no guhisha umugambi mubi umurimo, ari byo bigezweho muri iki gihe.
reka turebe ibijyanye no gufata icyemezo cyo gushaka. Wakwibaza uti ni iyihe myiteguro ukwiriye kugirwa na buri musore na buri nkumi mbere yo gushaka uwo bazashyingiranwa? Ni iyihe myiteguro ikwiriye kugirwa na buri musore na buri nkumi mbere yo gushaka uwo bazashyingiranwa? Niba abasore n'inkumi basengaga 2 ku munsi bataratekereza ibyo gushyingirwa, noneho bakwiye gusenga 4 ku munsi mbere yo gutangira iyo ntambwe. Gushyingirwa ni ikintu kizareshya ubugingo bwabo, kikabuhindura ukiri muri iyi si ndetse no mu isi izaza. Umugabane munini w'ubukwe bwo muri iki gihe cyacu n'uburyo bucyuzwa bituma buba ikimenyetso kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Abagabo n'abagore batagonda ijosi, badakurwa ku ijambo, batuma Imana ititabwaho. Idini cyangwa itorero baritereriyo nk'aho ritagize icyo rimaze muri icyo gihe cy'icyubahiro kandi gikomeye. Abavuga ko ari abakristo ntibagombye kwinjira mu masezerano yo gushyingiranwa batabanje kwigana ubushishozi icyo kibazo mu buryo bukwiriye, bitonze kandi basenga kugira ngo bamenye niba Imana izahabwa icyubahiro muri uko gufatanywa kwabo. Mutekereze mwimbitse niba ubuzima bwanyu mwembi buzagenda neza cyangwa niba buzabamerera nabi. Mwibaze iki kibazo muti, mbese uku gufatanywa kwacu kuzadufasha mu nzira ijya mu ijuru? Kuzatuma turushaho kuba ingirakamaro muri ubu buzima? Nitubona nta nzitizi zihari, dutere intambwe y'imbere kandi byose tubikore twubaha Imana, kugira ngo abantu batazagira ibitekerezo bibi n'akaga bitewe n'amakosa bakoze nyuma yo gushyingiranwa. Mbere ya byose bagomba gutekereza bitonze kandi bimbitse ku cyemezo n'amasezerano yabo. Amasezerano nk'ayo akozwe nta bushishozi ashobora kuba intandaro no gukoma mu nkokora imibereho y'abasore n'inkumi bifuza kurushinga. Ubuzima bukaba umutwaro n'umuvumo. Nta muntu, yaba umugabo, ukwiriye gusenya umunezero we bitewe n'umugore, maze ngo mu kubaho kwe umutima we uhorane intimba, noneho ugasanga abuze ibyiringiro n'imigambi ya kigabo, bigatera ikinya imbaraga ze, bikangiza imibereho ye n'ejo hazaza, kandi nta wundi wamutera ayo makuba utari umugore we. Ku bagabo n'abagore benshi, bagubwa neza cyangwa bagubwa nabi, ibyiringiro byo mu buzima bw'ahazaza bitangira ku munsi wo gushyingiranwa kwabo. Ndashaka gukangurira abakiri abasore ingorane baba bitera, by'umwihariko igihe bagirana amasezerano n'uwo bazabana, amasezerano nakwita ay'akaga. Ugushyingiranwa ni igikorwa kigira ingaruka ku buzima bwanyu bwa buri munsi ndetse no mu gihe kizaza. Umukristo nyakuri ntabwo yakwiha gufata icyemezo nk'icyo atabanje kumenya ko Imana ibishyigikiye. Ntabwo azishimira guhitamo akurikije ubushake bwe, ahubwo aziyumvamo ko Imana ikwiye kumuhitiramo. Ntabwo dukwiriye gukora dukurikije irari ryacu nk'uko Kristo nawe ntabwo yakurikije gushaka kwe. Ntabwo nshaka kuvuga ko umuntu yashyingiranwa n'uwo adakunda, kuko byaba ari ugukora icyaha. Ahubwo ndashaka kuvuga ko tutagomba kwemerera irari ry'ibitekerezo no guhinduka ngo bitujyane mu kurimbuka. Imana iradusaba umutima wacu, iradusaba impagarike n'urukundo rwimbitse. Gushyingiranwa ni impano y'agahozo iyo umugore y'urugo rugengwa n'amahame y'Imana, aho buri wese
agerageza kumva mugenzi we mu gushakira hamwe ibisubizo no gusobanukirwa kimwe ku bintu runaka, ntabwo ari umwe ubyungukiramo ahubwo ni bombi. Twarimo tuganira ku bijyanye no guhitamo uwo umuntu aba azabana nawe ndetse no gufata icyemezo cyo gushaka. Ni ukubanza kubitekerezaho, ni ukubanza kwibaza ibibazo, ukibaza umushinga ugiye gukora niba ari umushinga uzatera imbere, kandi byose ukabikora ubishyira mu biganza by'Imana. Buriya Imana niyo ifite ububasha, niyo yaremye umuryango. Bibiliya itubwira ko yaremye umuryango wa mbere wa Adamu na Eva, ibashyira mu rugo rwabo muri Edeni. Uretse ko baje gukora icyaha, Imana ikabirukana muri uwo muryango yari yarabashyizemo, muri urwo rugo yari yarabashyizemo. Ariko uyu munsi icyo ijambo ry'Imana ridushishikariza ni ukongera kugarura imitima yacu mu ngobyi Imana yashyizemo umugabo n'umugore, natwe uyu munsi tukagirana ubusabane n'Imana. Ibyo nibyo bizatuma nitubyubakiraho, bizatuma tugira ingo nziza, bizatuma tugira abana beza, bizatuma tuba abanyamugisha turi muri iyi si, ndetse tuba abanyamugisha bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Murakoze, tuzakomeza ibindi biganiro byacu muri iyi minsi, ariko reka dushima Imana. Nyagasani Imana yacu, nongeye kugushima no kukunezererwa, nongeye gushimira ineza yawe n'urukundo rwawe. Izi nyigisho niwe waziduhishuriye, kandi zari ngombwa, aho dusanga mu Rwanda imiryango myinshi irimo yaka ubutane, aho dusanga imiryango myinshi binjira mu muryango umwe ariko badashobora kuba mu cyumba kimwe, badashobora gusangirira ku mezi imwe, badashobora guhuza ibyiyumviro. Data Nyiringabo, n'ubundi reka twongere dushyire ingo zose imbere yawe, tuzishyire mu biganza byawe kugira ngo ari wowe ugire icyo wakora. Icyo twifuza ni uko ingo zagaruka zikaba ingo wishimira, abagabo ukabishimira, abagore ukabishimira, abana bakomokaho bose ukabishimira. Turifuza ko hari icyo wakora nk'impinduka muri iki gihugu cyacu, ndetse turifuza ko hari icyo wakora no ku isi yose. Reka rero abumva ururimi rwacu, Data wa twese, ubahe umugisha wawe, kandi uko bumva izi nyigisho ariko usunika n'umwuka wawe wera muri bo, kugira ngo bashishikarize kugira urukundo mu mitima yabo. Urakoze, urakarama. Reka ukomeze ubane natwe, byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.